akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Tunejejwe n'uyu mwanya mwiza tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Nge tugiye kuganira nitwa Mwumvirangoma Jean Claude. Reka mbere yo kugira ikindi tuvuga tubanze dupfukame dusenge. Turagushimye Data udukunda, dushimye yuko twitaho ari ntacyo duca, izina ryawe nirihimbazwe. Tunejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, uduhe imbaraga y'Umwuka Wera, iduhe gusobanukirwa, nitumenye ibyiza byazadukizanya na benshi dushima urukundo rwawe. Ngaho ngwino udufashe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twari tumaze kubibabwira, reka dushime Imana yuko itwemereye kuganira ku ijambo ryayo, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho iratubwira ngo ese amategeko yakuweho ni ayahe? Ese amategeko yakuweho ni ayahe? Ngiyo insanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Imana iduha imyumvire myiza. Kubera iki se tugomba kwibaza kuri aya magambo? Hari impamvu nyamukuru umuntu uwo ari we wese, uko yaba yizera kose, idini yaba asengamo ryose, hari impamvu akwiye kwita kuri aya magambo. Amategeko y'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Gusa hari imyizerere, hari imyumvire, hari kwizera ko amategeko y'Imana atakigenga abantu. Ese koko nibyo? Reka tubaze Bibiliya. Reka tubabwire impamvu nyamukuru iduteye kwifuza kuganira namwe iri jambo. Impamvu ya mbere ni uko abazarimbuka bakazajya mu muriro utazima bazaba barisha amategeko y'Imana. Impamvu ya kabiri ni uko abazarokoka bakajya mu ijuru bakabona ubugingo bw'iteka, nta yindi mpamvu izaba ibiteye ni uko bazaba barumviye amategeko y'Imana. Ibyo turabihamisha ijambo ryanditswe muri Bibiliya, Yesaya 24 umurongo wa 4, haranditse hati: igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi isi ihumanyijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Ngo impamvu isi ihuye n'akaga igacika intege, abanyacyubahiro bo mu isi bagacika intege, nta yindi mpamvu ngo ni uko isi ihumanyijwe n'abaturage bayo. Abaturage bayo se bayihumanyije bakoze iki? Bakoze ibintu bitatu: bishe amategeko, bahindura ibyategetswe, bica isezerano ridakuka. Burya wa muriro utazima abantu batinya, bavuga ko uzabaho, uzakongora abanyabyaha, icyo bazaba bakoze bazaba bishe amategeko y'Imana. Indi mpamvu ikomeye ikwiye guhabwa agaciro ni uko abazabona ubugingo bw'iteka bakabaho ubudapfa, ni uko bazaba barakomeje amategeko y'Imana. Niko byanditse mu byahishuwe, abantu bazarya ku giti cy'ubugingo, icyo bazaba bakoze ni iki ngiki tugiye gusoma. Nimusoma mu zindi Bibiliya nta busobanuro muzakenera, ariko muri no Bibiliya y'Ikinyarwanda haraza gukenerwa ubusobanuro. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 14 haranditse hati: hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Ijambo risobanuye ngo abamesera ibishura byabo, urahabona akanyuguti kaga, ubusobanuro bwayo urabubona hasi, haranditse ngo abamesera ibishura byabo cyangwa bakomeza amategeko yayo. Ubwo bisobanuye iki?
Hahirwa abakomeza amategeko yayo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Nawe rero urahirwa nukomeza amategeko y'Imana, kuko abakomeza amategeko y'Imana nibo bazabona uruhushya rwo kurya ku giti cy'ubugingo. Iyi ngiyi niyo mpamvu nyamukuru abantu bagomba kwibaza kuri iri jambo. Abantu ntibapfe kumva gusa ngo bemere, ngo umuntu akubwire ko amategeko y'Imana yakuweho ngo upfe kwemera gusa. Twakwibaza tuti, ese koko Imana yakuraho amategeko yayo, yarangiza ikavuga yuko abatazayumvira bazarimbuka bagatwikwa kandi yarayakuyeho? Ese koko Imana yakuraho amategeko yayo, yarangiza ikavuga iti abazemererwa kurya ku giti cy'ubugingo ni uko bazaba barumviye amategeko y'Imana kandi yarayakuyeho? None se ko hari imirongo muri Bibiliya ivuga ko tutagitwarwa n'amategeko, ese amategeko yakuweho ni ayahe? Reka dusobanure amategeko yakuweho ayo ari yo. Hari amategeko yakuweho, hari n'amategeko atarakuweho. Reka mu mwanya muto tubahe itandukaniro ry'amategeko yakuweho n'amategeko atarigeze akurwaho, azahoraho by'iteka ryose kandi yahozeho. Turaza gutanga itandukaniro. Hari amategeko 10 y'Imana, hakaba n'amategeko y'imihango. Dore itandukaniro riri hagati y'amategeko yakuweho n'amategeko atarakuweho. Amategeko atarakuweho yari 10, naho amategeko yakuweho yarengaga 10. Amategeko atarakuweho yanditswe n'Imana n'urutoki rwayo. Ibyo byanditse mu Kuva 31 umurongo wa 18, ndetse no Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 22. Naho amategeko yakuweho yanditswe na Mose mu gitabo cy'amategeko. Ibyo muzabisoma mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 31, muzahere ku murongo wa 24. Kabiri, amategeko atarakuweho yabaga mu isanduku y'isezerano. Ibyo byanditse mu gitabo cy'urwa mbere rw'Abami igice cya 8 guhera ku murongo wa 9. Naho amategeko yakuweho yabaga iruhande rw'isanduku y'isezerano. Ibyo byanditse mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 umurongo waho wa 26. Gatatu, amategeko atarakuweho amenyekanisha icyaha. Ibyo byanditse mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 20 n'Abaroma igice cya 7 umurongo wa 7. Naho amategeko yakuweho ahana uwakoze icyaha. Ibyo muzabisoma mu Kuva 21 umurongo wa 12. Kane, amategeko atarakuweho yahozeho kandi azahoraho by'iteka ryose. Ibyo muzabisoma mu gitabo cya Matayo igice cya 5 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 18. Naho amategeko yakuweho Yesu yayabambye ku musaraba. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 2 guhera ku murongo wa 14. Ngiryo itandukaniro riri hagati y'amategeko yakuweho n'atarakuweho. Bityo rero habeho gusobanukirwa, twe kwitiranya ibintu. Tumenye yuko hari amategeko adahinduka yahozeho kandi azahoraho, azahesha ubugingo abayumviye. Kandi tumenye yuko amategeko yakuweho ari amategeko y'imihango. Amategeko 10 y'Imana, abayacumura, abatayumvira nta rwitwazo bazabona, kubera ko n'Imana nayo ubwayo iyo izi ubushobozi bwacu, ikamenya imbaraga zacu, ikamenya ibyo tunanirwa n'ibyo dushobora, iyo yivugiye yuko aya mategeko ari meza, atera umudendezo kandi ngo ntago ari ayo kutunanira. Ibyo muzabisoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12, ndetse n'urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3. Nshuti bavandimwe, reka Imana iduhe imyumvire myiza. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 7 umurongo wa 12 handitse ano magambo: noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3 haranditse ngo, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo.
kandi amategeko yayo ntarushya. Kandi nibyo koko. None se ntimuzi yuko uwibye bakamufata, bamufunga, bakamukubita, nuko itegeko rivuga ngo ntukibe ni iryo kutugirira neza. None se ntuzi ko usambanye nawe atagubwa neza, ashobora no kwanduriramo indwara zitandukanye? Noneho itegeko rivuga ngo ntugasambane ni ryiza. None se ntuzi ko kuruhuka ari byiza, bidufasha, bigafasha impagarike yacu, bikabasha no kuvugurura imikorere y'umubiri yacu? Noneho itegeko ritubwira ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, uruhuke imirimo yawe yose, naryo ni ryiza. Burya amategeko yakuweho si amategeko 10 y'Imana, ahubwo ni amategeko y'imihango. Abakolosayi igice cyaho ni icya 2 umurongo wa 14. Igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba. Byumvikana yuko ni urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Nk'uko twabisobanuye, ni amategeko, aya mategeko yakuweho ni amategeko y'imihango yaturegaga. Yarabereyeho kurinda amategeko 10 y'Imana atazavaho, yahozeho kandi azahoraho by'iteka ryose. Niyo mpamvu itegeko ryavuga ngo ntukice. Amategeko y'imihango ho hari handitse ngo uwishe mugenzi we nawe ntakabure kwicwa. Itegeko ryaravuga ngo ntugasambane. Hari itegeko ry'umuhango naryo ryavugaga ngo uwo bafashe asambana ajya aterwa amabuye apfe. Rero itegeko ryakuweho ntago ari rivuga ngo ntugasambane, oya, ahubwo ni rivuga ngo uwo mwafashe asambana mujye mumutera amabuye apfe. Kuko itegeko rivuga ngo ntugasambane ni iryo kutubera ryiza, ni iryo kudufasha, ni iryo kutugwa neza, ni iryo gutuma tubanaho neza twebwe n'abaturanyi bacu ndetse n'imiryango yacu. Bityo rero abantu ntibamenye gutandukanya aya mategeko. Mwebwe se ntago mujya mwibaza kuri uyu murongo? Matayo igice cya 5 kuva ku murongo wa 17 haranditse ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizashirira. Nuko uzica rimwe muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroheje hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa muto rwose. Umuhanuzi umwe yarahanuye aravuga ati, reka abantu bakomeze bigisha ko amategeko y'Imana yavuyeho, vuba cyane n'amategeko ya za leta ntago azumvirwa. Ibyo se kandi biracyari ubuhanuzi, murabibona rwose. Yaravuze ati, abantu nibakomeza kwigisha ko amategeko y'Imana yakuweho, igihe kizagera umugabo ajya atwara umugore wa mugenzi we ku ngufu. Abana ntibazongera kumvira ababyeyi babo. Amategeko ya leta ntazongera kumvirwa. Abana bazica ababyeyi babo n'ababyeyi bica abana babo. Ibyo ngibyo ngo bizaba ari ingaruka y'imyigishirize izaba imaze gukwira hose ivuga yuko amategeko y'Imana yakuweho. None se ibyo biracyari ubuhanuzi? Ese ntago mubibona hanze ahangaha? Erega nibyo Yesaya yahanuye mu gitabo cya Yesaya 24 avuga ati, nicyo gitumye umuvumo utsemba isi, abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Niyo mpamvu mubona hirya no hino mu miryango nta mahoro arimo, muri za leta nta mahoro arimo, mu baturanyi nta mahoro arimo, abavandimwe bararyana, ababyeyi n'abana baricana bitewe nuko amategeko y'Imana atahawe agaciro. Erega byari byarahanuwe yuko ikizazana amahoro ari ukumvira amategeko y'Imana. Yesaya igice cya 8 ku murongo wa 20 yaravuze ati, nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Erega n'ukuri koko, igihe abantu bazaba bataramenya agaciro k'amategeko y'Imana, igihe abantu bazaba bakigisha ko amategeko y'Imana yakuweho, mu by'ukuri nta mahoro bazabona. Nta mahoro y'abanyabyaha, ni ko Uwiteka avuga, kandi icyaha ni ukwica amategeko. Reka Imana iduhe imyumvire myiza, reka Imana iduhe imbaraga n'ubushobozi, kuko yatubwiye ngo amategeko yayo ntarushya,
arera, atera umudendezo, iduha umutima wo kuyakunda no kuyumvira. Reka Imana iduhe imyumvire myiza, tumenye amategeko yakuweho n'amategeko atarakuweho. Amategeko 10 y'Imana niyo rufatiro rw'ingoma yayo. Nk'uko muri iyi si nta wahangara kuvuga yuko amategeko ayobora igihugu yavuyeho, ni nako tudakwiriye guhangara kuvuga yuko amategeko 10 y'Imana yavuyeho. Turamutse duhangaye kuvuga ko amategeko 10 y'Imana atakigenga abantu, ntago twaba tugikeneye kurinda imitungo yacu, kuko itegeko rivuga ngo ntukibe ryavuyeho. Buri muntu yazajya ifata ibya mugenzi we uko yishakiye. Yashaka agafata umugore wawe, yashaka agafata umwana wawe, nta rubanza washora, kuko uwakoze atyo nta tegeko yaba yishe, kuko icyaha ari ukwica itegeko. Aya mategeko atarakuweho nayo kudushoboza kubana n'Imana neza no kugirana umushyikirano nayo, ndetse no kubana na bagenzi bacu amahoro. Reka he kugira uwigomeka, kuko Imana yiteguye kuzahana abapfobya amategeko yayo. Mu gitabo cy'Imigani handitse rino jambo ritubwira ngo, Imigani igice cya 28 umurongo wa 9 handitse amagambo atubwira ngo, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Urumva ko Imana ifuhira amategeko yayo mu buryo bukomeye cyane. Yakobo yavuze ano magambo agira ati, Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 haranditse ngo, umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Kuko wavuze uti ntugasambane, niwe wavuze uti ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica, uba ucumuye amategeko yose. Bivuze ngo abantu bakwiye gukinguka mu bwenge, umwanzi Satani ntabariganye, ntabatere kumvira itegeko rivuga ngo ntugasambane, ariko irivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato ngo baripfobye. Kuko yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, ni nayo yavuze ngo ntukibe. Iyavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, niyo yavuze ngo ntugasambane. Amategeko 10 y'Imana arangana, yahozeho, ntazavaho, siyo yakuweho, hakuweho imihango. Imana iduhe kuyumvira no kuyitondera, kugira ngo tuzemererwe kurya ku giti cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.